aha cya gikundiro dufite uwitwa Elisa akajya ahora mbaza ati ariko wazanyemereye nkaza muri korali Yesaraje ntabwo ni rero mwabahungu mwuriye muntu uko ari muremure baradusumba ko ari munini uyu muntu tuzamuzana gute bizakunda abahungu baravuga ati nyamara buriya impano nyine ntabwo twarebera ku burebure yego korali y'ushize itandukanye n'iy'ubu nibyo yego iyi ni Yesaraje nshya iyi ni Yesaraje nshya Yego. kubera ko ngenda bivuga nk'umuntu wabaye muri korali kandi nkaba nanyimazemo igihe yego twabashaga ubu tubasha kwicara tugasangira agafanta nk'uko icyo cyaha kiraduhama kuko byatubayeho kenshi kujya kuririmba ugasanga nyine umwe afite gahunda nabyo twahuye nabyo ariko ubwo twatangiraga mwiriya nkubiri ya biriya bibazo ahantu hose twagiye tugerageza kugera yego twajyaga imbere y'abizera bose tugasaba imbabazi nka korali Yesaraje dusaba tutavuze ngo naba hashize twebwe muri icyo gihe rya zina ntiryavuyeho niryo ririho wa mugayo twasabaga imbabazi rero muri ubwo buryo n'ahandi twaba tutaragera badutekereza ukundi nituhagera tuzabikora tuzanabivuga ariko tubiseguyeho tubasaba imbabazi aho bitagenze neza tugiye gutangirana umwaka neza turi mu mwuka mwiza Nyagasana azabane natwe kandi twiteguye ko azadukoresha ibintu bigende neza kurenza uko byari biri imbere ushobora kuba atari no mu kuririmba ariko waba ufite ubuhamya ku muntu waba wigira igitangaza murakoze cyane ntabwo mu kwandika indirimbo nigeze mentioninga ngo mvuge ngo ni umuntu runaka yego kuko cyane ko njya kuyandika nari ndi kumwe na Mwuka Wera w'Imana yego arankangura nari ndabyibuka nari ndyamye ndi ku buriri arankomanga ngo gerisho mu byuka mbanza kwanga aje ku nshuro ya gatatu ankomaho ngo kanguka ndakanguka nubwo biba bigoranye ariko tugomba gukora cyane pe tukarihira na cya gihe korali isa naho itari ihari kugira ngo babakunzi bacu nubwo turi kugenda dusaba imbabazi hamwe aho korali yagiye igenda nabi ariko no mu bigaragara tugaragaze ko dufite imbaraga kandi twisubiyeho wikwigira igitangaza kuko ntabwo warushaga ubushongore n'ubukaka Rusuferi ubaho yagiye twese turahazi ibyanditswe bivuga neza amateka ye uramenye ca bugufi Yesu akwigishe umunani wawe ube mu ijuru wikwigira igitangaza kuko ntabwo warushaga ubushongore n'ubukaka Rusuferi ubaho yagiye twese turahazi ibyanditswe bivuga neza amateka ye uramenye ca bugufi Yesu akwigishe umunani wawe ube mu ijuru ubuzima ngerageza gukora ibyiza ariko ngasanga ibibi nibyo bizengurutse impande zose ndi gutabaza ndandara mwami kuko nindembe sinifuza guhora muri uyu mwijima we ubuzima ngerageza gukora ibyiza ariko ngasanga ibibi nibyo bizengurutse impande zose ndi gutabaza ndandara mwami kuko nindembe sinifuza guhora ngerageza gukora ibyiza ariko ngasanga ibibi nibyo binzengurutse impande zose ndi gutabaza ndondora mwami kuko ndindembe sinifuza guhora muri uyu mwijima we mu buzima ngerageza gukora ibyiza ariko ngasanga ibibi nibyo binzengurutse impande zose ndi gutabaza ndondora mwami kuko ndi ndembe sinifuza guhora muri uyu mwijima. Hello, muraho neza nshuti zacu, turabashuhuje turabishimiye nkuko bisanzwe ni Odette Ayinkamiye hano ni ku Nyenyeri TV show. Reka rero nshimire cyane abantu bakomeje kudukurikira
mu biganiro byacu bihitaho buri munsi. Uyu munsi rero nk'uko mubimenyereye tukaba tugiye kujya mu kiganiro n'abaririmbyi, tukaba turi kumwe na korali mukunda cyane igiye kubibwira. Reka rero mbanze nibutsa abantu batarakanda subscribe ko bakanda subscribe, kandi nawe niba warakanze subscribe iki kiganiro ukikibona ugishyikirize bagenzi bawe, share. Reka rero twakire korali turi kumwe, bagiye kwivuga. Perezida n'ubundi niwe ugiye kutubwira iyi korali ngo ni iyihe. Perezida tubwire iyi korali yariyo. Murakoze, nitwa Bukuru Paul, nkaba ndi perezida wa korali Yesaraje, tukaba tubarizwa ku itorero rya RMS Kamukina, intara ya Kacyiru, Firidiyo hagati y'umujyi wa Kigali. Naho korali Yesaraje tubarizwa. Amen, amen. Bakomeza n'abandi bakatwibwira noneho tukabona. Murakoze cyane mwe mwese mudukurikiye ku Nyenyeri TV show. Amazina yanjye nitwa Amien Nsengimana, ndi umuririmbyi wa korali Yesaraje, ndirimba ijwi rya baze muri korali Yesaraje. Amen, amen. Murakoze cyane. Amazina nitwa Ndayisaba Ildefonse, ndi umuririmbyi. Navuga ko ndi mushya muri Yesaraje, amaraso mashya muri Yesaraje, nkaba ndirimba nanjye ijwi rya soprano. Murakoze cyane, turabasuje mwese abakurikiye Nyenyeri TV show. Amahoro y'Umwami Imana, amahoro y'Umwami Imana bane namwe. Amazina yanjye nitwa Noel Gershom, nkaba ndirimba ijwi rya teno muri korali Yesaraje. Imana iduhana umugisha. Amen. Reka tutaratangira ikiganiro n'ubundi Gershom adushyira imbere y'Imana, noneho dukomeze ikiganiro cyacu. Imana ikomeye kandi Imana nzima, turagushimiye uhabwe icyubahiro. Tugushimiye urukundo wadukunze byatumye utanga umwana wawe w'ikinege, nirwo rutumye tukiriho, turabigushimiye. Rero turateranye ngo tuganirire kuri ino televiziyo Nyenyeri TV show, bane natwe. Amagambo tuza kuvuga ahabwe umugisha nawe, ibitekerezo tuza kungurana byose ijuru ribibemo. Ntihaboneke imbaraga y'umuntu, ahubwo imbaraga yo mu ijuru iganze. Ubane natwe kugeza gishoje, mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Mwese ikaze ku Nyenyeri TV show, ikaze mu kiganiro na korali Yesaraje. Abenshi murashaka kubabaza ibibazo ariko muraza kubishyira muri comment. Ndagira ngo mbabwire, ngira ngo mbararikire ko tugiye gukora ikiganiro cyiza kisanzuye, ariko twibukiranye ko iyi ari korali. Kuko ari korali rero mugiye kubanza mumvisha abantu nyine ariko muri korali koko mu majwi yanyu mubashyirireho nk'indirimbo nka zingahera nk'ebyiri. Sibyo ra? Ntacyo bitwaye. Yego. Ngatekereza ariko sinjya nshyikira amaherezo y'iyi nzira. Turavunika dukora umurimo wadutumye, mbega imitego y'umwanzi, mbega ibicogoza imitima y'abagenzi. Gusa icyo tuzi tudashidikanya, nuko abera bakiranutse mu isi y'umwijima bazatabaruka banesheje, baririmbe iz'amazamuka. Uzaturinde kugwa mu nzira Mana yacu, uzaturinde kuva mu masezerano n'amamvu. Nubwo ibica intege mu murimo bihari, ariko hahirwa uwihanganira ibimu. Gerageza kuko namara kwemerwa, azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo wasezeranije abagukunda. Uzaturinde kuva mu nzira Mana yacu, uzaturinde kuva mu masezerano n'amamvu. Nubwo ibica intege mu murimo bihari, ariko hahirwa uwihanganira ibimu. Gerageza kuko namara kwemerwa, azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo wasezeranije abagukunda.
rugendo turasonzera tukabura abacu ndetse rimwe na rimwe tugashoberwa tukibaza niba Imana yacu ibibona tukavuga benshi ndetse bikaba byatera gusubira inyuma gusa icyo tuzi tudashidikanya ni uwikoreza Uwiteka urugendo rwe Uwiteka arinda intambwe ze zose gusitara kandi naho yaba umuswa ntazayoba uzaturinde kuva mu nzira Mana yacu uzaturinde kugwa mu masezerano nta mpamvu nubwo ibica intege mu murimo bihari ariko hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iryo wasezeranije abagukunda uzaturinde kugwa mu nzira Mana yacu uzaturinde kuva mu masezerano nta mpamvu nubwo ibica intege mu murimo bihari ariko hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iryo wasezeranije abagukunda yego biragoye mu rugendo ariko umuyobozi warwo inzira ducishamo nawe ubwe yayinyuzemo kandi aranesha uyu munsi arakubwira ati mwana wanjye ibyago n'amakuba byawe byose ndabibona ariko nzagukiza muri byose kuko wanyiranukiye. Tubazaniye inkuru y'ihumure abatenebutse nimukomere abatewe ubwoba n'amahwa n'imiyaga bihuruzwa na Satani muri urugendo musigeho niyo wagwa mu mwobo kure cyane abana Imana ikura y'umurika mugira igikomangoma muvandimwe umva iby'akabando ku rugendo amarira atemba nk'uruzi urusobe rw'ibibazo niruza hari Imana itaba ridasabye ibisobanuro ujye usenga usenge wongere usenge niyo waba ufite akuka gakeya nta munyagara w'isengesho n'impamo niyo umwana arira nyina niyumve irumva kandi igatabara. N'impamo n'ibihamya turabifite Yayiro ntiyasabwe ibisobanuro wa mugore wari wapfushije akana ariko gusa afite nawe yarasenze arasubizwa Daniel ari mu rwobo nawe yasenze Imana imukura mu rwobo imuhindura igikomangoma muvandimwe umva iby'akabando ku rugendo amarira atemba nk'uruzi urusobe rw'ibibazo niruza hari Imana itaba ridasabye ibisobanuro ujye usenga usenge wongere usenge niyo waba ufite akuka gakeya
nta munyagara w'isengesho n'impamo. Niyo umwana arira nyina niyumve, irumva kandi igatabara. Jyana nawe iyo nkuru y'ihumure, abatene butsuti nimukomere, abatewe ubwoba n'utwambi n'uducumu, baraswa na Satani muri uru rugendo. Musigeho niwiringira Imana, izaguterera izakuba bugufi, guhindura igikomangoma. Muvandimwe umva iby'akabando ku rugendo, amarira atemba nk'uruzi, urusobe rw'ibibazo niruza, hari Imana itaba ridasabye ibisobanuro. Ujye usenga vurema, usenge wongere usenge, niyo waba ufite akuka gakeya, nta munyagara w'isengesho n'impamo. Iyo umwana arira nyina niyumve, irumva kandi igatabara. Amarira atemba nk'uruzi, urusobe rw'ibibazo niruza, hari Imana itaba ridasabye ibisobanuro. Ujye usenga rema, usenge wongere usenge, niyo waba ufite akuka gakeya, nta munyagara w'isengesho n'impamo. Niyo umwana arira nyina niyumve, irumva kandi igatabara. Umva nta munyagara w'isengesho n'impamo. haleluya haleluya. amena. Mwakumvise ni korari Yesu araje. Cyakoze mwa bantu mwe, iyi korari Imana irayikunda, ariko ikintu cyo nzi nanjye mfiteho amakuru, Satani arayanga iyi korari, Satani arayanga cyane pepe. Reka rero abantu abakunzi banyu bafite amatsiko yo kuganira namwe, sibyo ra? Yego. Rwose turifuza ko muha amakuru abakunzi banyu, ngira ngo abantu benshi nibwo bamwe bababonye kuri kamera, abandi bamaze igihe babona mu ndirimbo ndetse nziza ubona z'imiriro muri iyi minsi, bamaze iminsi busohora. Ntabwo tuzi ngo ni iki kiri kuba kuri korari Yesu araje, kuko ubona harimo ikindi kintu kimeze nk'undi mwuka wazamutsemo, ariko ubona w'Imana uzamutse muri hejuru, rwose muri hejuru. Imana ibaha umugisha. Reka rero njyewe wenda ntatinze mu magambo menshi, mwihere amakuru abakunzi banyu, sibyo ra? Yego yego, mutanga amakuru. by'umwihariko nta mukuru utagira mukuru we. Yego, nubwo yego. ndi perezida ariko ntago nyimaze igihe. Amateka menshi azwi n'umuntu witwa Nsengimana Amiyeri. Niwe muntu ugiye kutubwira muri aka kanya byinshi bamwe mutazi, ndetse abandi mwagiye mubyumva mufite nk'ibihuha, ariko mugiye kumenya ukuri muri aka kanya. Yego yego. Eka tumuhe umwanya nawe tubwire. Umuyobozi arakoze cyane, ndetse n'umuyobozi w'Inyenyeri TV Show nawe arakoze. Ati dukeneye amakuru ya Yesu araje. Icyo nzi cyo nuko amakuru ya Yesu araje ubu ngubu ari meza. Ni meza rwose. Ahari wenda mwakwibaza muti ko hashize igihe kirekire tutayibona, ese ko twabonye muri no minsi noneho twongeye kubabona byagenze gute? Ayo makuru yose muraza kuyamenya, ndaza wenda kubacira mu mayange bimwe mu byagiye biranga Yesu araje n'amateka yayo. Ariko korari Yesu araje ni korari yatangiye umurimo mu 2015. Ubwo murumva ko imaze imyaka 10. Ni korari yagiye inyuramo abaririmbyi benshi batandukanye kandi bakoze umurimo mu gihe cyabo. Korari yatangiriye ku Gisozi, itangijwe n'abantu batatu, ari we ngewe Nsengimana Amiyeri, harimo Ntihemuka John, harimo n'uwitwa Thomas
abo nibo baririmbyi batangiye. Korali Yesu araje bayitangirira mu rugaga rwa Jiya ku Gisozi, aho twaririmbye indirimbo ebyiri, iyo bita korera Yesu niyo bita ubuzima. Hanyuma korali abantu barayikunda cyane, babona imeze neza. Ubwo twaje gusaba uburenganzira bwo gukorera ku Gisozi ariko ntibyadukundira, biba ngombwa ko twimukira kuri Hermes Kamukina. Tuhageze batwakira neza, bemera ko tuba korali, kandi icyo gihe murumva twari batatu. Igihe cyaje kugera uwitwa Ntihemuka, bitewe n'impano yari afite kandi babona ko turi kuririmba turi batatu, korali yitwa God's Family iramurukirita nk'umuririmbyi. Ubwo John abaragiye, kuko Thomas nawe yarari ntari ku buzima busa nkaho budafatika, nawe afata inzira asubira iwabo. Ubwo nsigara jyenyine, nsigara jyenyine. Ubwo rero cyakora Imana yaramfashije, abo bagiye tumaze gukora alubumu volume ya mbere igizwe n'indirimbo 10. Ndavuga ngo ntabwo iyi korali nubwo bose bagiye, ariko ntabwo umurimo ugomba guhagarara. Nitabaje umunsi umwe nagiye kwa Ngenzi mahura n'umuhungu, twari turimo dukora izo ndirimbo, mahura n'umuhungu witwa Karangwa. Ndamubwira ati ko numva uririmba neza, nta kuntu waza tugakomeza korali Yesu araje. Arambwira ati ndimo ndatoza amakorali ku Kibuye. Ati ndimo ndatoza amakorali ku Kibuye, ariko nzakubwira muri iki cyumweru nzazamuka. Aramfasha nk'uko twabivuganye, mu icyo cyumweru araza atangira guhimba indirimbo, ntangira kuzicuranga. Indirimbo wa babiri. Ubwo ngubwo duhita tuzana, turavuga tuti ariko ntabwo twakomeza kuririmba turi babiri, reka tuzane undi. Nibwo twarikitaga pilote, yari atuye ku Gisozi nawe duturanye, ariko nawe yari ataramenya kuririmba, urumva byari biri hasi cyane. Araza turamwigisha, nawe twumva nyine tutangiye kuririmba turi batatu. Amajwi angahe? 3. Urumva mu majwi 3, ubundi yari amajwi 3 ko tubimenyereye, haririmba soprano, akaririmba tenoro, akaririmba na ruto. Baze ntawagombaga kuyiririmba kubera ko ntabwo biryoha kuririmba baze mu majwi 3. Ntabwo wumva bitamaci. Noneho ubwo ngewe ntangira kuririmba soprano yanjye rero rwose tujye twumvikana, namwe murabizi iri hasi. Ndayiririmba ukumva ni cya kintu cyo hasi kimeze nka baze, ariko nyine nkayiririmba bikagenda. Ubwo dutangira kuririmba turi batatu, nkajya ndirimba soprano, undi akaririmba aruto, undi akaririmba tenoro, bikagenda neza. Hanyuma cya gikundiro dufite, uwitwa Elisa akajya ahora mbaza ati ariko wazanyemereye nkaza muri korali Yesu araje. Ntabwo ni rero mwabahungu mwuriye muntu uko ari muremure baradusumba, ko ari munini. Uyu muntu tuzamuzana gute bizakunda? Abahungu baravuga ati nyamara buriya impano nyine ntabwo twarebera ku burebure. Akomeza kubimbaza kenshi, abimbaza kenshi. Namubwira ati ngaho ngwino. Ubwo yaraje dutangira kuririmba, turaririmba birashyuha. Noneho hari ikintu wavuze ngo Satani yanga korali Yesu araje cyane. Satani yanga korali Yesu araje nk'uko uri kubivuga, ariko igishimishije nuko Imana igikunda kurenza uko Satana yanga. Amen. Igihe cyaje kugera Karangwa nawe aragenda, kandi Karangwa yari umuntu ukomeye ushobora uririmba soprano, ndetse akazana n'indirimbo tukazigorora ibintu bikagenda neza. Amaze kugenda dusigara turi batatu. Noneho dutangira kuririmba turi batatu, ngiye na pilote na Elisa. Tangiye kuririmba turi batatu. Turaririmba ariko tubona ko bidakwiriye. Tuza kuvuga tuti ibi bintu byo kuririmba turi batatu ntago ari sawa, ariko intego twari twariyemeje ko tuzaturirimba turi bane. N'ubu murabibona ko korali yacu ari abantu bane. Haleluya. Imana bakomeze rwose. Nuko twaririmbaga turi bane, tukaririmba bikagenda neza, ariko Satani akagira gute, akatugabaho ibitero kugira ngo korali senyuke. Akahora hakunda kuba haburamo. Ubwo tuza kuzanamo uwitwa Sekanyana Samuel, nawe araza mu gihe cye, dukora umurimo. Satani akomeza kugenda yivanga.
ubwo Elisa nawe yagize gute, nawe abaragiye. Na pilote nawe abagize gute, abaragiye. Ariko ndavuga nti uko biri kose uyu ni umugambi w'umwanzi, ariko nubwo ari umugambi w'umwanzi Imana yifite imbaraga. Ndavuga nti uko biri kose reka twongere turarika abandi baririmbyi. Nibwo Gerishomu twarabanaga najyaga mubwira nti rero Gerishomu wazaje muri korali Yesaraje, wazaje muri korali Yesaraje. Ati nzareba. Aho bagendeye ubwo mbwira Gerishomu ni rero dore urugamba rurakomeye, abantu baragiye, urumva dusigaye turi babiri njyewe na Samu, ngwino turirimbe. Gerishomu ati rero mfite undi muntu ushobora kuza akaririmba tenoro. Ndavuga ati hita umuzana witindiganya nk'uko twabivuganaga turi mu cyumba turyamye. Koko yahise amuhamagara, amuhamagaye umuhungu nawe atumva ngenda zamuka rwose ndava icyangugu. Yaraje noneho amahirwe araza dusanga nyine afite ijwi ryiza, afite tenoro rwose inakubye n'izo twari dufite. Nibyo dusanga afite aruto ikubyo twari dufite, dusanga Gerishomu nawe aririmba tenoro nziza. Ubwo tuba turakomesha umurimo. Yego, turaririmbye none ubu dusigaye turi abaririmbyi bangahe? Ubu turabaririmbyi 4. Ariko dukomeje umurimo. Sinzi niba wenda hari ibindi ushaka kumbaza ngo mbe ntabigusubiza kuko nabo barahari. Ariko umurimo wo turawukomeje. Murakoze cyane. Yego, ukomeje ugira uti niyo bagenda jyewe Amiel Nguma ndi Yesaraje. Yego, bigaragaza ko byanze bikunze wowe ubu hari ku bwa Yesaraje cyane rwose. Kandi ndatekereza wenda no kugira iki gitekerezo cyo kugira ngo iyi korali ibeho warabigize mu ruhare. None ko umva ukuntu abantu wenda bagiye baza baguca bagenda baca mu myanya y'intoki, ntago waba ufite wenda ikintu kibasharirira kuri wowe ko bagenda wowe ugasigaramo, ariko ukaba wenda ari nk'ikintu ukoresha batishimira kigoranye, yaba ari wowe ugoranye, yabona ari bo bakunaniza, ubona hanini ikintu gituma bakunda kugenda bakagusigura Yesaraje wenyine bakuzanya abandi gituruka kuki? Icyo kibazo kinsubize rwose. Muri make uwo ni umugambi w'umwanzi kuba baririmbye bagenda. Ndahamya neza k'abaririmbyi bose bagiye niyo wababaza bakubwira ko nta kibazo nigeze ngerana nabo. Yego, niyo mpamvu navuga ngo byanturutseho. Bibaye byaranturutseho haba hari amakuru avuga ati Amiel yaratunanije. Ariko kuko bitigeze bivugwa ndetse nkaba ndi kumwe na bagenzi banjye bari hano bashya nabo bashobora kubimpamiriza, ibyo sinabihamya. Ariko kubera ko Satani nyine ari umwanzi w'ibyiza, ashobora guteza nyine imifurungano. Murabizi ko amakorari mu iki gihe ibintu ntago biba byoroshye, uretse no muri korari Yesaraje n'andi makorari biba ari ibibazo kubera ko Satani agize gute arwanya uyu murimo. Ndatekereza ko rero nta kindi kibitera, nabo sibo ahubwo n'imbaraga ya Satani. Yego, nuvuga ngo byanze bikunze imbaraga ya Satani isobora korali Yesaraje cyane ku buryo iyo igezemo nta zindi imbaraga ziba zihari. Nuvuga ngo n'ubu aramutse aje Satani ntabwo niko ahora nuko bizahora, azajya ahora cyangwa ahubwo Satani yaratsinzwe kuko Satani we yashakaga gukora rivaho burundu, ariko birahari. Ubwo se urumva ataratsinzwe, ahubwo urumva imbaraga zari gukoresha ni nke cyane kurenza isi Imana iri gukoresha kugira ngo korali Yesaraje ibeho. Yego, none icyo navuga ubu noneho twizere ko Satani yaba ahagaze cyangwa hari izindi mbaraga n'ubundi wenda nk'abaririmbyi barimo abashyashya cyangwa se n'abamaze igihe gitoya, ariko bavuga ati iyi korali turabizi yuko Satani ayirwanya kandi ikora umurimo w'Imana. Rega burya hariho n'ibihangano bikorogosha Satani. Iyi korali hari abantu benshi cyane, amakorali menshi yagiye azamuka asa nkaho ayigana ayishamikiyeho, ndetse amwe tukabona rwose aragiye arakomeye, abaye amakorali akomeye. Ariko Satani yo akaba ashaka gukomeza kuyiheza hasi. None se murumva nyine ataba ari umugambi bitewe nuko wenda babona hari ikivuze imbere y'Imana n'imbere y'abantu y'abizera. Ngira ngo wenda nk'abaririmbyi nkawe uri umuririmbyi mushyashya ugiye kwibwira abantu badukurikiye, utubwire n'impamvu yatumye ntago wigeze bakuvugaho ikintu cyatumye uza muri iyi korali, ndetse ukaba numvise ufite n'ijwi ryiza rikomeye gutya ukaba muri iyi korali, mbona uri umuririmbyi baririmbyi bishimiye kandi uzi no kuririmba. Wowe byagenze gute? Byanyuze mu yihe nzira kugira ngo wisange muri iyi korali? Murakoze.
amazina yo nari nayavuze nayahereyeho na mbere ni Ndayisaba Ildefonse. yego Iyi korali rero navuga ko nijya kuvuga uburyo nayijemo navuga ko nyine ni ya nzira ndende, yego ariko ndasa n'uyivuga mu ncamake. Ibibazo iyi korali yaciyemo nta n'umwe utabizi, nta n'umwe utabizi pe. oya Kubi- ntabwo ku- tutabizi. abenshi mu bakunzi bayo yego wenda birashoboka, ariko abenshi mu bakunzi bayo abayikurikiraniraga hafi bagendaga babona, nubwo batashoboraga kumenya wenda ibyo iri gucamo, ariko babonaga ko harimo ikibazo. Njyewe rero sinavuga ko na mbere nari ndi kure yayo, kuko nabaga hari na groupe korali yari ifite ya Yesu Araje Family Group nayibagamo. yego Bivuze ngo ni korali nakundaga kuva na kera nkiba, ubundi wari uri aho hafi. nari ndaho hafi. Ni korali nakunze kuva na kera nkituye mu cyaro iriya za Bugesera. Ubwo ngize amahirwe mu buryo mu gihe nari nje i Kigali biba ngombwa ko nisanga mu muryango mugari wayo. yego Ubwo rero ibyo byatumye ndushaho kuyegera, kuko na mbere narayikundaga, noneho nahise nyikunda cyane. yego Ku bari bayirimo, yaba uyu nguyu Amiyeri, yaba na ba Elisa bagiye na ba Pilote, abo bose twari tuziranye, nyine bari bazi uburyo ki nkunda korali. yego Ubwo mu kuyizamo rero navuga ko nararitswe n'uwahoze ari umwe mu baririmbyi bayo bita Sekanyana Samuel. uko kuva nakubona ntari namubona yarakuraritse ngo umusimbure. Nibyo nsobanura abantu badukurikije Ni kuvuga ati ikibazo. giye muri iyi minsi ntabwo mfite imbaraga, ngwino uhagarare mu mwanya wanjye, ndabona mwenda no kureshya. Oya, ntago ari yo mpamvu, ntago nkeka ko ari yo mpamvu. Nakeka ko yarampamagaye ngo nze dufatanye umurimo, ariko nk'uko mugenzi wacu yabivuze kandi nawe mbere ukabivuga ati Satani yanga Yesu araje. yego Muri iyi si turimo tuyifata nk'urugendo pe, ariko nk'uko tubizi, iyo ucitse intege ukemera ko Satani agukoresha, aragukoresha nyine yego pe. Niyo mpamvu rero wenda kuba tutakiri kumwe, ni korali wenda navuga, sinzi nimba tuza kubivugaho, ni korali isa naho yamuhagaritse kubw'impamvu ziwe na korali. yego ntago ari ukubera yandaritse ngo nze musimbure. Nuko yaje kugira ikibazo nyine. uvuga ngo n'ubundi arahari, ariko korali yaramuhannye, ari mu gihano cyangwa aratubwira perezida arabitubwiraho neza, ariko ntago yandaritse ngo nze ngo musimbure agende. Wenda biraza gushyirwaho wowe waje umucyo. n'ubundi witeguye guhagararana nawe mu murongo. Naje niteguye gufatanya nawe, nuko nabonye nza ahubwo nkabona arancitse wa aragiye. mudayimoni uri muri korali ugenda ukuraho bamwe ukuraho bamwe. Ubwo ariko kugeza iyi saha nshima Imana ko korali ikiriho. yego yego Ibindi byose, ibindi ni inkuru ndende, ariko nshima Imana ko korali ikiriho. yego Yego. reka dushimire Imana ko korali rero Yesu Araje Imana yikunda, akandi nizere ko namwe uko muri korali mufite imigabo n'imigambi mugiye kubwira n'abakunzi banyu. Nibyo komeza perezida, ubu ngubu nubwo mfite mikoro ni wowe ngiye guha ijambo. Bwira abakunzi banyu no kuba wenda kuba waramenye Yesu Araje, uburyo wisanzura perezida, ese wumva uzabihagararamo gute ibi bintu, iyi korali wumva ibigeragezo byagiye bihura nabyo, yagiye ihura nabyo. Reba ba Elisa bareshya kuriya bagiye bagira gutyo, ukabona barananiwe, bacitse intege, bavuye muri korali. Basekanyana, abantu ubona rwose bafite imbaraga, wowe ukavuga utahari yewe ndumva imigabo n'imigambi yanjye. Bwira abantu badukurikiye bakunda Yesu Araje, bagira icyizere, bahereza icyizere. Murakoze. By'umwihariko uvuga ko nko muri iki gihe korali ntago byari byoroshye. Iminsi yari itambutse mwari kujya mukumva korali Yesu Araje ntikiriho, ariko kubw'Imana iri mu ruhande rwacu ikaba yaratuzanye aha hantu ikadushyira muri iyi korali,
niyo mpamvu duhagaze twemye kandi Haleluya. twizeye ko Uduhere Imana icyubahiro. Amen. Korali Yesaraje irahari. hanyuma y'uyu munsi korali Yesaraje irahari kandi irakomeye. Ibyo twifuza gukora cyangwa se nk'abantu badukurikiye cyangwa abakunzi bacu aho baba bari hose, hari abari bazi ko korali Yesaraje itakiriho, Yego. ariko ndabahamiriza ko korali Yesaraje ihari kandi yiteguye gukora umurimo nk'uko byahoze. Murabona ko mw'iki gihe ufite intumbero ndetse n'imbaraga, nubwo bitaba byoroshye muri uyu murimo, ariko ubu ngubu dufite imbaraga. Mwarabibonye dusohoye indirimbo 2 hafi mu kwezi kumwe. Yego yego. Ni ukuvuga ko rero icyerekezo turi kugitanga nk'abakunzi bacu, mutube hafi. Inama zanyu ikirenze ibindi byose ni amasengesho tubasabye, niyo nkunga ya mbere. Yego. Ibuka neza ubwo umwaka washize, ubwo hacikagamo ibice, hari abantu benshi bagiye baduhamagara. Yego yego. Bakatubwira ati turi ku mavi dusengera korali Yesaraje. Yego. Ntabwo ari mwebwe mwenyine muhura n'ibibazo, zaba korali zikomeye zo muri iki gihugu baraduhamagaye batubwira ati turabakomeje, turabasengera, Nyagasani ntago yakifuza ko korali Yesaraje ishira irangira. By'umwihariko rero burya nko kuba naho ubarizwa bifatwa nk'ababyeyi bawe, ari ryo torero. Yego. Hoya ni nabo buriye. Yego. N'ababyeyi bacu batuba hafi mu nama zose zishoboka. No kuba korali ihagaze gutya nuko ari abayobozi Imana yashyizeho bafite umwuka w'Imana, bareba kure bakatuba hafi. Turabashimiye, Imana yumve ko tubasabiye umugisha ku Mana. Yego. Niyo mpamvu ubu ngubu nkatwe tugeze korali Yesaraje, ubu ngubu dusa naho twongeye ikintu kijyanye n'amasengesho kurenza ibindi byose twagakoze mu buzima busanzwe cyangwa imibereho yose tubamo. Aho twaba duherereye hose kubwo gushaka imibereho, dufata umwanya wo gusenga wa buri munsi, dusaba Imana kuduha imbaraga ndetse no kudukomeza muri uyu murimo. Nicyo kintu twimirije imbere, nicyo kintu twifuza gukorera Imana. Nitutagwa isari tuzagororerwa. Imana y'amahoro ikomeze ibane natwe muri aka kanya. Murakoze. Perezida, ntabwo nakurekura gutyo kuko n'abantu badukurikiye bari hariya bari duteze amatwi, buriya hari ibyo bashaka kubaza ariko bakavuga ati buriya iyo baramubajije n'iki ngiki. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bazi igikorari mu minsi yashize iyobowe na Sekanyana, sibyo? Yego. Rero uriya mugabo yigeze kubikomozaho, ngira ngo n'uyu wabikomojeho, anavuga ko ari wamuzanye ariko nyuma hakaza kwisanga mu gihano. Kugira ngo mumare impungenge abadukurikiye, inshuti zanyu, abakunzi b'Inyenyeri TV Show ndetse n'abakunzi b'umwihariko bakorali Yesaraje badukurikiye, cyangwa se n'ababa bayibonye ubu ngubu bakaba bagiye kuyikunda. Ubu Sekanyana yaba ari mu gihano kingana iki? Kizageza ryari? Yaba yarahaniwe iki? Kuraho urujijo imbere y'abantu badukurikiye. Murakoze. Hari uburyo nyine abantu twese ntago tuba perfect kugira ngo ibintu byose tubikore neza. Habaho gusobwa kubw'intege nke cyangwa umwanzi Satani. Yego. Ibyo ngibyo biba bigomba kubaho ku kiremwa muntu. Ariko hari uburyo nyine bitagenze neza mu mibanire ya korali nawe, tubona umurimo wakomeza kugwabira kandi ugasubira inyuma bitari ngombwa. Tubona bikwiriye kuba tumuhagaritse, nitubona igihe kigeze cyo kuba ibyo twamuhaniye we ubwiwe yarabikosoye, ubwo nibwo azongera gushyirwa mu nshingano, korali ikagenza ute ikamugarura mu murimo. Ni ukuvuga ngo kubera ko wenda korali n'ubundi ndabyumvise, ubwo niko wenda ngiye kubyisobanura, wenda namwe niko bimeze. Nubundi korali murabizi ko mujya mukora muri abantu 4, mujya murenga 4. None se naramuka mumwemere kugaruka muri korali, hari uzaba yicaye cyangwa muzakomeza muri 5?
tuzakomeza turi batanu kuko dufite n'intumbero yo kuzashyiramo n'abandi. Ibyo ni byiza cyane. Nk'ubu ngubu rero kubera ko korali byinshi yanyuzemo n'ubu ngubu tugikomeje bidusaba imbaraga kandi n'umwete mu murimo. Turi kubanza twebwe ubwacu kubanza gushyira korali ku murongo. Yego. Kugira ngo korali burya korali iba itari gukora. Ntushobora kurokita umuririmbyi wifuza ngaze. Yego. Bisaba rero ngira ngo abenshi n'abari hano bagiye bakunda iyi korali yesaraje nuko bumvaga iririmba neza ndetse ikunzwe. Namwe mukaba muyirimo n'abashyashya muvuga muti turifuza ko yazagera ku rugero runuru kandi mubishaka hamwe no gufashwa n'Imana iyi korali izagera kure. N'ubundi yahoze kure nuko Satani agenda ayicamo ibice nyine, ariko nagira ngo mbabaze akabazo k'amatsiko. Iyi korali nibwo ngize amahirwe kuganira nayo, igeze kuganira n'umuyobozi wayo akiri Sam, ariko ntabwo twagiranye ikiganiro kirambuye. Ubu rero nkaba nagize amahirwe yo kuba ngiye kuganira, ndimo kuganira na korali yose, kandi abantu badukurikiye bashobora bimwe kuzabibariza muri comment. Ni ukuvuga ngo iyi korali imyaka yose imaze yagiye ihura n'ibigeragezo. Hari n'igihe yigeze kuba barimo gusa n'abari mu makimbirane ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga mukoresha, urubuga yesaraje yakoreshaga. Numvise binantangaje cyane. Buriya Miyeri yadusobanuriye avuga uburyo Elisa yajemo nyuma, kandi mukuzamo nyuma kaza akabari busa naho bari kwenda bamubahiye uburebure n'ibyo yavuze ati ko ari muremure, ubwo bahisemo ko hagararira wenda n'urwo rubuga, ngira ngo wenda nasohotsemo ararugumana. Ubu iyi korali noneho yaba ifite ubuhe mutekano, yaba ifite ubudahangarwa ki ku bijyanye n'urundi rubuga mufite rutari urwa kera ari urw'ubu ngubu, ku buryo wenda bitewe nuko Satani akunda kuyishaburikisha tutashobora kumve ngo noneho yaca no yasigaranya Miyeri, korali yesaraje nanone byongeye bigenda gute? Ni izihe mbaraga muri gukoresha? Ese ubu iyi cano nshyashya iri mu maboko yande? Bajije Perezida. Murakoze. Iyi cano nshyashya iri mu maboko y'uwitwa Iridefonsi Ndayisaba. Ni umwe mu baririmbyi n'ubundi bacu, ariko mu buryo nk'ubwo byatubayeho nyine bikagenda kuri ya imbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe zikajyanwa mu buryo budasobanutse, ariko burebure nyine wenda wamugana usajya bari muremure azajya agira gutya avuga ati ndayijyanye. noneho muri aka kanya nahamiriza abakunzi bacu cyangwa abantu bakunda korali yesaraje aho baherereye hose n'abadukurikiye yuko ubu noneho birizewe umuntu yakanda subscribe akizera ko ari ya yesaraje neza. Yego. Ubu biri ku murongo, dufite uburyo nubwo ari umuririmbyi dufite uburyo twavuganye. Yego. Ni nkuko n'ubundi wakayikuye muri korali ukayundi muntu akayikurikirana n'undi mukavugana nk'uko wavugana n'umuntu utari muri korali. Numva nta muririmbyi mwizeye n'umwe wayikurikirana keretse uwo nguwo ku ruhande. Ubu tuvuga uwo tarimo hano, kuko hano turi abaririmbyi bane. Yego. Kandi ufite cano mu biganza ntabwo ari hano. Numwe muri twebwe niwe nanavuze, ariko akaba atari nk'umuririmbyi ubu ngubu akaba atasitinga. arahari araririmba. Niwe navuze Ndayisaba Iridefonsi. Uyu nguyu. Soko ko mwagomeje kujya ariko nabisobanuye undi muntu wo ku ruhande. Niyo mpamvu nsobanuye ibyo ari byo wabwiraga ngo arahari kugira ngo ari ku ruhande, ariko Imana ishimwe ko umuntu noneho ubu uri kumwe na cano ya korali ari hano, sibyo? Kandi mukaba mwizeye neza yuko aramutse yivumbuye nawe ndabona ari muremure atayijyana. Reka tubikure mu rwenya n'ibyo, ariko biba bibabaje. Uriya mbabwiza ukuri, ikintu cyitwa gushinga cano biravuna. Kugira ngo uzayishinga ubone subscribe 1000
ubone bibiri ubone bitatu ubone bine ngira ngo Yesu araje barimo barabyumva neza uburyo batangiriye kuri 0 barabizi umuntu ajya kubona akabona korari imaze imyaka iririmba yarizwe ifite indirimbo zakunzwe zigize gute bakabona bafite subscribe 1000 reka dushimire Imana ko mwagejeje subscribe zirenga 10,000 buri hari subscribe nabonye zivuna cyane kuri YouTube 1000 ibihumbi 10 ijana aho ngaho ni atari ubu ntabwo muri bo kuvuga ngo nitugira 20 cyangwa 30 ijana muri gushaka ijana rwose rero subscribe ziravuna cyane iyo umuntu arimo kuzishaka nk'ubu abantu bashobora kuba babakurikira agakurikira nk'ibihangano byanjye ariko akaba atakanda subscribe kuko atabisobanukiwe yumva yarayikanze kuvuga se nzahora nyikanda ntanamenye ngo bimeze gute ariko reka abantu badukurikiye n'ubu ngubu by the way mugende kuri YouTube channel ya Yesu araje mukande subscribe niba utarakanda subscribe rwose umva ni umusanzu wawe kanda subscribe rero mbere yuko wenda n'abandi bakomeza bakatuganirira hari indirimbo muherutse gusohora iyo ndirimbo yari indirimbo nziza cyane yakoze ku mitima y'abantu benshi ngira ngo wenda twe tumaze igihe kirekire tubona nta bihangano wenda n'ibyo ngibyo mwari muri byo kuba mwarahananye n'iki no kuba mutabyumva kimwe ariko tugiye twumva indirimbo ije kabisa buri muntu wese ikora ku marangamutima ye bakuvuga se gitangaza n'igihe babwiye ni runaka ni uwo muntu ubwo sige sego ninde hari igihe buriya nyine ari ukuntu twitsindishiriza wakumva indirimbo ugahita uvuga ngo umuntu ugiye igitangaza ngo ubwo ni runaka nyamara hari igihe usanga umuntu ugiye igitangaza ari jyewe ndagira ngo rwose ngira ngo iyi ndirimbo muraza kuyikurikirana abantu badukurikiye muraza kuyikurikirana kuri YouTube channel yayo ariko mwihangane muyizamure mu majwi yanyu iyi ndirimbo rwose muyishyikiriza abantu badukurikiye bumve iyi ndirimbo nziza gutya ubundi ninde wakubwiye kuri gitangaza ubundi ninde waguteye kwiyumva ukibwira ko nutayikorera Imana izabura abayikorera oya uribeshya hari intwari zemeye guhara amagara yazo ubu ziteguye kunyura no mu rupfu ziyemeje ko nubwo ubuzima zabubura zizatwarana zikanyura mu nzira nk'iyo Yesu yanyuzemo zibikiwe ikamba ry'ubugingo wikwigira igitangaza kuko ntabwo warushaga ubushongore n'ubukaka Rusuferi ubaho yagiye twese turazi ibyanditswe bivuga neza amateka ye uramenye ca bugufi Yesu akwigishe umunani wawe ube mu ijuru wikwigira igitangaza kuko ntabwo warushaga ubushongore n'ubukaka Rusuferi ubaho yagiye twese turazi ibyanditswe bivuga neza amateka ye uramenye ca bugufi Yesu akwigishe umunani wawe ube mu ijuru Rusuferi yari marayika umucyo maze yishyira hejuru ashaka kugira isumbwe mu bandi kubwo kwishyira hejuru maze akumva ko akomeye byaramutamaje bimuvana mu ijuru aza mu isi hari abakurambere batubanjirije batigeze bapfukamira Bali abo nabwo bigeze batinya urupfu ahubwo bahamije Imana bamenye ntibigeze bambira amamba ahubwo bambiriye ijambo ry'Imana mu mitima yabo ngo ribabere umuyobozi abo nabwo bigeze bayoba wikwigira igitangaza kuko ntabwo warusha
warushaga ubushongore n'ubukaka rusuferi, ubaho yagiye twese turazi, ibyanditswe bivuga neza amateka ye, uramenye ca bugufi Yesu akwigishe, umunani wawe ube mu ijuru, wikwingira igitangaza, kuko ntabwo warushaga ubushongore n'ubukaka rusuferi, ubaho yagiye twese turazi, ibyanditswe bivuga neza amateka ye, uramenye ca bugufi Yesu akwigishe, umunani wawe ube mu ijuru, umunani wawe ube mu ijuru, umunani wawe ube mu ijuru. amen amen. Ngira ngo iyi ndirimbo ese mwadukundira mukatubwira umuntu waba waranditse iyi ndirimbo? Gerishomu? Gerishomu se nawe n'umwanditsi w'indirimbo? Niwe wanditse iyi ndirimbo? Gerishomu ko arimo umwuka w'Imana? amen. Ubwo ngubu njyewe naratekereje ndavuga nti kuva na kera iyi korari inyandiko zayo ziba zirenze, ariko numvise iki gihangano ngira ngo ni bya bindi bya buri munsi n'ubundi bya korari Yesu araje bagira. Ni ukuvuga ngo n'abaririmbyi baje nabo baza bafite aya mavuta. Imana iguha umugisha Gerishomu. Iyi ndirimbo wayitekereje gute kugira ngo wumve ko ari igihangano kigomba kukuzamo? Ese wenda hari ibigeragezo waba warabonye muri iyi korari cyangwa n'ahandi, byaturutse gute kugira ngo wumve ko hari umuntu wakwigira igitangaza? Bishobora kuba atari no mu kuririmba, ariko waba ufite ubuhamya ku muntu waba wigira igitangaza. Murakoze cyane. Ntabwo mu kwandika indirimbo nigeze mentioninga ngo mvuge ngo ni umuntu runaka, Yego. kuko cyane ko njya kuyandika nari ndi kumwe na Mwuka Wera w'Imana, Yego. arankangura, nari ndabyibuka nari ndyamye ndi ku buriri, arankomanga ngo gerisho mu byuka mbanza kwanga, aje ku nshuro ya gatatu ankomaho ngo kanguka ndakanguka, arambwira ngo ngiye kukubwira indirimbo ugomba kwandika, ndaguha n'amagambo ugomba kuzashyiramo. Ntabwo mu myandikire y'indirimbo navuze ngo ni umuntu runaka wigira igitangaza, ahubwo icyo indirimbo ishaka kugaragaza, umuntu wese ushaka kugira isumbwe rirenze iry'Imana niwe ubwirwa. Ntabwo iyi ndirimbo ivuga ngo ni nyanaka, ashobora kuba umubwiriza ukomeye, ashobora kuba umuririmbyi ukomeye, umuntu wese udaca bugufi ngo icyubahiro kibi cy'Imana niwe ubwirwa muri no ndirimbo. Yego. Murakoze cyane. Gerishomu, ubundi hari n'izindi ndirimbo waba usanzwe wandika? Yego. Cyangwa Imana yayizanye ari iya mbere? Oya, nandika n'izindi ndirimbo nyinshi, uko muzajya murushaho gukurikirana Yesu araje muzabimenya, cyane ko ariyo mbarizwamo ubu. Yego. Muzazibona. Murakoze cyane. Yego. Imana iguha umugisha. Bigaragara ko iyi korari rero iri kumwe n'Imana pe. Imana ni ukuri, najyaga ntekereza kubera ko ese ingenzi ko n'ubundi Amiyeri we yandika indirimbo kuva na kera, ndavuze ngo kera Amiyeri n'umubona gutya n'uwa kera na kera kose, ni wa muntu sinzi wenda icyo yaba arya, ariko ndatekereza ko uko muri aha ngaha ntabwo muri urungano rwa Amiyeri ntimukamone gutya, mujye mumwubaha pe, mumwubahe uyu mugabo, afite ukuntu Imana yamushyizeho ubwirinzi bwayo. Yego rwose. Ntabwo asaza, ariko Amiyeri tubiziranye uri uwa kera uri uwa zamani. Rero ni ukuvuga ngo hari igihe ntekereza ko yakomba nzi ko Amiyeri ni umwanditsi w'umuhanga, ni umuririmbyi w'umuhanga, ariko Amiyeri ngewe rekana namushimire pe imbere y'abantu badukurikiye. Kuba iyi korari igihari, ukaba uri umuririmbyi watangiranye nayo ukaba ukirimo, Imana iguha umugisha. Kandi igikurinda ubwibone, ikurinde no kumva hari ukundi kuntu wakumva umeze, nabyo birantangaje kuba watari wowe perezida. Bigaragara ko hano muri korari mufite ubwumvikane, mufite icyo nabifuriza nanjye nabasabira nk'umuntu wenda mukuru turi kumwe ubu ngubu, nanjye ntago ndi umwana, nuko Imana yakomeza ikabahereza ubumwe, gushyira hamwe. Kandi nshimishijwe cyane nuko wenda n'uwanditse indirimbo atavuze ngo hari igihe ngo Amiyeri yari yatuzengereje cyangwa se runaka, ngo nifuza kuba ari we mbwira. Iyi ndirimbo ntabwo yakagombye kuvuga nk'uko twaherekare tubivuga, ntabwo wakavuga ngo mbwirira runaka, ahubwo wowe wumvise banza wumve niba uwo muntu
atari wowe. Imana rero iturinde kwigira igitangaza kugira ngo umunani wacu uzabe hehe, uzabe mu ijuru. Iyi ndirimbo ni nziza cyane. Mbere y'uko iyi ndirimbo isohoka, hari indirimbo yabanjije gusohoka mbere ho gatoya, tutaravuga ku yo mwasohoye ejo bundi. Iyi ndirimbo mwasohoye Ndondora, indirimbo nziza cyane nayo nziza, wumva ko Yesu araje, mufite mwuka w'Imana pe, ugenda ubahereza indirimbo. Reka wenda muyizamurireho abantu, n'ubundi indirimbo bazajya kuri YouTube channel yanyu bazireba, ariko mubanze niyo yaba igice na rofura, ariko abantu badukurikiye bumve kuri iyi ndirimbo Ndondora. Ndondora mwami, ndondora umenye, ujye hamwe hatagaragara, undondore, sinifuza guhora muri ubu buzima. Ndondora mwami, ndondora umenye, ujye hamwe hatagaragara, undondore, sinifuza guhora muri ubu buzima. Mu buzima ngerageza gukora ibyiza, ariko ngasanga ibibi nibyo binzengurutse, impande zose ndi gutabaza. Ndondora mwami, kuko ndi ndembe, sinifuza guhora muri uyu mwijima we. Mu buzima ngerageza gukora ibyiza, ariko ngasanga ibibi nibyo binzengurutse, impande zose ndi gutabaza. Ndondora mwami, kuko ndi ndembe, sinifuza guhora muri uyu mwijima. Ndondora mwami, ndondora umenye, ujye hamwe hatagaragara, undondore, sinifuza guhora muri ubu buzima. Ndondora mwami, ndondora umenye, ujye hamwe hatagaragara, undondore, sinifuza guhora muri ubu buzima. Amen, amen. Ariko perezida araha, perezida afite amajwi, uyu mugabo afite impano ni ukuri. Tukaririmba amajwi agahinduranya, nyibukije wowe ni wowe ujya uririmba nkumva uzamuye muranamanuye. Hako Samiye, ubundi ukoresha irihe banga kugira ngo bazi yawe igume imeze gutyo, ariko bigendana n'isura, urusaza na bazi kavuga akantu unywa uzakwiye. Buriya rero Imana yatanze impano zitandukanye, umwe muha baze, undi muha ruto, undi muha tenor. Yego. Nk'ubu nk'andi majwi ngerageza kuyaririmba ariko sinzamuka, kubera kuririmba baze ukompera hasi nanjye. Rero ubwo ni impano yanjye, n'abandi yabahaye izabo. Ngira ngo rero dusoza ikiganiro, kuko urabona buranije hatangiye kudasa neza. Ngira ngo tugiye kubwira abantu imigabo n'imigambi noneho korari ifite Yesu araje, mbese ko tuyibona mu isura nshya, ndetse n'abaririmbyi bamwe ari bashya, ariko twaba dupireje tukumva n'ubundi bari bari aho hafi, nabyo tubishimira Imana. Ugerageje no kureba uburyo mubanye n'uburyo mumeranye, niba umuntu ashobora kuza agahita yandika indirimbo, hariho na korari ushobora kuhagera ukavuga ati wowe uzabanza wumva ibyo ari byo, nk'ubejo bundi uraje ngo indirimbo yawe indirimbo dufite ukuntu tubigenza ni gutya na gutya. Ntabwo umuntu yabura kubishimira Imana, ni byiza cyane no kuba muhana n'agaciro. Reka noneho rero perezida agiye kudusobanura afatanije na Miyeri nk'umuririmbyi mukuru ubimazemo igihe, ubarenze na perezida kuko we ni ikindi kintu, ibintu byinshi byose bimunyura imbere arabibona. Rero mugiye guhereza abakunzi banyu ishusho ya korari Yesu araje, nuko mugiye kubaho ibyabaranze n'ibigiye kubaranga ubu ngubu, mumara abantu impungenge. Reka wenda ngira akantu mvuga, ntago nagenda ntakavuze. Yego. Korari y'ushize itandukanye n'iy'ubu. Nibyo? Yego. Iyi ni Yesu araje nshya. Iyi ni Yesu araje nshya. Yego. Kubera ko ngenda bivuga nk'umuntu wabaye muri korari kandi nkaba nanyimazemo igihe. Yego. Twabashaga ubu tubasha kwicara tugasangira agafanta nk'uko,
nshobora kubahamagara baza basanga natetse capati tukazisangira, basanga natetse udushyimbo tukadusangira, uvuga ngo bose barazirya. yego. Ariko muri iyo saraje ya kera ntabwo byabagaho, nibyo ntabwo byabagaho. Ni ukuvuga ngo ubumwe dufitanye butandukanye n'ubumwe twari dufitanye icyo gihe. Nicyo ubundi gusa ntabwo bwari ubumwe, ahubwo ubu nibwo buhari. Imana ishimwe. Rero korali Yesaraje dufite imigabo n'imigambi yo gukora umurimo w'Imana nk'uko bisanzwe pe. Ngira ngo nk'uko ubivuze warabibonye ko twasohoye indirimbo imwe, yego, hanyuzemo ibyumweru 2 dusohora indi. Yego. Korali Yesaraje twiyemeje kuvuga ubutumwa hirya na kure, no mu cyaro naho tubasha kugenda n'amaguru tukajyayo. Ariko icy'ingenzi igihari tugiye kongera tubagezeho imizingo ya Yesaraje, indirimbo za Yesaraje nshyashya, ndetse hari n'indirimbo za Yesaraje babuze kuko cano yacu bayitwaye. Ndatekereza ko tuzajya tutare kuntu nazo tuzajya tugizigeza ku bakunzi bacu, kuko bajya kuri cano bakavuga bati indirimbo ziri ibyo byose turabitegura kugira ngo bizagere ku bakunzi bacu. Rero icyo nabwira abakunzi bacu ni ugukomeza kudusengera cyane, niyo nkunga ya mbere ifatika, hanyuma Imana ikadutiza imbaraga n'amagara mazima tugakora umurimo w'Imana. Yego. Murakoze cyane. Ibindi wenda perezida nawe agiye gukomerezaho, ariko ntimuze kwibagirwa aka kantu. Hari ibintu byaranze Yesaraje ya mbere igeze kubaho, isi itari irazamuka ku rwego yari isigaye inatinyitse ku buryo hari igihe korali Yesaraje bisangaga nk'ahantu mu gitaramo, ukaba hari isaha batagera mu gitaramo, hari n'izo bataba bahari. Icyo kintu muze kukimara impungenge, kuko ngewe ntabwo ndi mutoya, ndi mukuru kandi mu badive, ntabwo nje vuba. Ibyo bintu byose byagiye binyura imbere, ugasanga twaba turi nko mu gitaramo abantu bakavuga ati Yesaraje si isaha, oya izi ngizi se ku buryo yaba yahageze. Reka da, ni ukuvuga ngo igera ku rwego iba korali iri buhagerere izi saha izi n'izi, kandi ikaba niba ari ukuririmba harabahanga hanyuzemo hari iki gutyo nyine. Ikintu cyagaragaraga wenda si ubwibone, ariko ngiye kuvuga cyagaragaraga nkaho kitafite umucyo mwiza imbere y'abizera. N'ikindi kintu nanone cyo kuba yaba no mu myambarire, ugasanga hari ibintu bagenda bashaka gutandukaniraho n'abandi, kumva ko kandi ari korali. Iki kintu ngira ngo Miyeri arabanza kivugeho, kuko niba ukizi neza, noneho perezida nawe aze kugikubitaho umusumari avuga ati twe tuje gutya, cyangwa se wenda mwe muzarushaho mwambare n'udukabutura sinzi, kubera ko muracyari bato, ariko noneho mugiye kuvuga muti twebwe noneho rero ni gutya. Mu magambo make ntago wenda ndi bukivugeho byinshi nk'uko uri kubivuga. Icyo cyaha kiraduhama kuko byatubayeho kenshi, kujya kuririmba ugasanga nyine umwe afite gahunda ahise agenda, undi afite gahunda ahise agenda. Ni bwa bumwe, niyo mpamvu mubwira ngo korali y'iki gihe itandukanye niyo muri icyo gihe, kandi tusaba Imana imbaraga, kuko wigeze no kuvuga uti ese Satani ubu ngubu noneho hari aho yagiye. Satani aracyaturwanya, ahubwo ubu ngubu nibwo tugiye ku rugamba rwa nyarwo noneho kugira ngo natwe duhangane nawe. Imana izabidushoboza. Icyo twasezeranira abantu nuko ibyo bintu bitazongera kubaho, kuko impamvu mbivuga nuko nzi ko ubumwe dufitanye ubu ngubu butandukanye n'ubwo twari dufitanye mbere. Rero icyo nakwizeza abantu nuko rwose bizarushaho kugenda neza. Murakoze. Uravuze ngo umuntu ubu ngubu atumiye korali Yesaraje yabazi ngo niba bavuze ngo saa 7:30 igitaramo kiraba cyatangiye, apana kuva saa 10:30 ngo basoza, kuko nta handi hantu bari bagiye ariko babe baryamyemo. Ni urugero kugira ngo bo, kubera ko ari korali ifite urundi rwego iriho, ize kuhagera isaha izi n'izi. Ni kusobanurira abantu nibo ndi kubariza. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyatubayeho, twarazamutse tururira, tugeze hejuru turamanuka, duhita twitura hasi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Satani yari ahari arimo kudukoresha, nubwo twakoraga n'umurimo w'Imana, ariko Satani nawe yabaga aho hafi. Niyo mpamvu rero tubijeje ko gahunda z'itorero nk'uko zisanzwe zikurikira, natwe korali Yesaraje twiyemeje kuzazikurikira, kugera mu gitaramo ku masaha igitaramo cyateguriweho, no gusoza igitaramo kirangiye.
kandi igihe ubu ibintu byacu bigiye kujya bijya ku murongo, ntabwo tuzongera kuvuga ngo ubutumire tuzajya dukurikiranya ubutumire uko bwaje, aba ariko tubukora. Ntabyo kuvuga ngo ni waba runaka aho ngo ngombwa nubwo bwaba buje ngo mu gitondo, niba kanaka niba baje ubutumire ari ukuntu hari ikintu cyabagaho, tukaba mwungaba mfite inshuti zanjye wenda nk'imusanze, noneho bakantumira, bagatumira na Elisa, bagatumira na pilote, noneho kubera ko yenda ngiye mbashusha kuba navuga ijambo neza nkaba nabajyana aho nshaka, ariko icyo ntabwo kizongera kubaho. Tuzajya dukurikiza ubutumire uko bukurikiranye, abo tubona ubutumire bwahageze nyuma tubahakanire kandi nabo bajye babyakira neza. Yego. Ubwo perezida agiye gukomereza aho atubwire imigabo n'imigambi. Perezida, iyi korari wayisanze iri mu bibazo, sinavuga ngo mu amakimbirane ngira ngo nayo miryango. Iyi korari nayo igira amakimbirane, ngira ngo hakimbirana umugore n'umugabo ariko korari nayo wayisanze mu bintu by'urungabagabo bimeze gutyo, ariko ndatekereza abantu bose bayikimbiranyemo hasigayemo Amiyeri gusa. Ubu niwe muntu mufite kabisa muvuga muti niwe watudobya, nawe watuzamura. Amiyeri Imana ijya imukoresha, kuko Amiyeri muzi nk'umuntu witonda unicetekera, nta magambo menshi njya mwumvana pe, uri uko mumubona niwe muntu bamumenye kera, ariko Amiyeri nta magambo menshi agira, ariko wajya kubona ukabona ibintu byose bimusiza rwose, niwe mubi niwe mwiza, bimeze bite? Ubu witeguye gute guhangana n'ibintu bibi bizaturuka muri Amiyeri, kuko niwe uhari? Urumva imyumvire abandi baragiye bayijyana, we ayifite kubi, ntiwamenya uko ameze. Witeguye gute kuzahangana n'ibigeragezo biri muri Yesu araje bihora bisigama Amiyeri akasigara wenyine? Wowe witeguye gute kuzabana na Amiyeri? Ntazajya agira gutyo kavuga uti ubwo ari Amiyeri korari yasenyugwe, horo ufite ubwoba, umeze ute, wumva ushiritse ubwoba gute imbere y'abantu ku buryo uzavuga uti tuzakora gutya? Murakoze. Buriya hari ibintu byinshi twebwe bita nkanjye ubwanjye ndetse n'uyu mugenzi wanjye wari usa naho twinjiriyemo mwabira bibazo. Yego. Aho bigeze ubu ngubu, buri umuntu ushobora kubura muri Yesu araje ikibazo kikavuka, ni Amiyeri wenyine gusa wenyine. Kuko nimba umuntu ashobora kuba muri korari imyaka 10 akaba impirimbanyi yayo, agasigara ari umwe agashaka abandi bakagenda, bivuze ko azi agaciro k'uyu murimo. Ni ukuri Imana iguha umugisha Amiyeri, ni ukuri. Si ukuvuga ko abandi bagiye batakaza, si ukuvuga ko abandi bagiye batakaza, ahubwo haba hariho umwihariko umuntu abona muri cya kintu cyo gukorera Imana. Yego. Akaba ariyo mpamvu avuga ati ese ndamutse ngiye, umwanzi Satani ntiyampa umurimo, kandi Nyagasani yari yarabonye agashima ko naza muri korari nkamuvugira. Yego. We icyo kintu ashobora kuba nawe atari we wabyishoboje, ahubwo ari umwuka w'Imana wamushoboje kugeza aka kanya. Ubu hari icyo yari yavuze kijyanye n'uko mbere byagendaga. Nagezemo nyine izo nkubiri, abantu benshi bavuga ngo uratumira Yesu araje, Yesu uzayibona. Nabyo twahuye nabyo, ariko ubwo twatangiraga mwiriya nkubiri ya biriya bibazo, ahantu hose twagiye tugerageza kugera. Yego. Twajyaga imbere y'abizera bose tugasaba imbabazi, nka korari Yesu araje, dusaba tutavuze ngo naba hashize. Twebwe muri icyo gihe rya zina ntiryavuyeho, niryo ririho wa mugayo. Twasabaga imbabazi rero muri ubwo buryo. N'ahandi twaba tutaragera badutekereza ukundi, nituhagera tuzabikora, tuzanabivuga, ariko tubiseguyeho tubasaba imbabazi aho bitagenze neza. Tugiye gutangirana umwaka neza, turi mu mwuka mwiza, Nyagasani azabane natwe kandi twiteguye ko azadukoresha ibintu bigende neza kurenza uko byari biri imbere. Nizo mpungenge namara abantu. Ubasaba imbabazi. Usabye imbabazi mu izina rya bagenzi bawe. Yego. Rya Yesu araje yaranzwe n'ibitaragenze neza. Yego. Ubwo kandi muharanira no kugira gute? Gishomo no kujya basengera mu mpere mikrofone. Gishomo mbona afite umutwe w'Imana simbizi. Afite Imana mwiza, ariko wenda niwe Satani yanaheraho. Gishomo nk'umuririmbyi uje muri korari bitari igihe kirekire, Amiyeri yatubwiye ko yajyaga nabikubwira
rwose wazaje muri korali aho uziye hagenda habamo impinduka ndetse impinduka irongera iraba ahaguze ukuntu mwaje iyi mpinduka ikabona irabaye ariko umuntu atiteze indi pe ukavuga uti nibura wenda ubwo buriya bigenze gutya tugiye kubona tubona rwose imana ibyumva iri mu ijuru pe iyi korali ntizongere kugira indi mpinduka mbi rwose habeho gusenga mukaza amasengesho urumva uyu munsi mukavuga muti bigende gutya Gishoma agiye kudusobanura nawe imigabo n'imigambi afite kuko buri wese ari kutubwira nawe uraza kudusobanura nk'umuririmbyi mushya uko uzajya ugenda ugasabira imbabazi ibyaha by'imyaka 10 abiri byabaye bitaragenze neza mu myaka 10 kandi umaze mu ibyo. Murakoze cyane mbanje kubashimira kuba mumpaye umwanya wo kugira icyo mvuga. Imana ibahe umugisha. Ntago ndahita nza ngo mbanze ku migabo n'imigambi ahubwo ndabanza kwiyexkiza dusaba imbabazi ku byagiye biba. Hari korali bita Itabazi iri Kimisagara batubabarire ku byabaye nka korali Yesaraje uriya nitubonana tuzaganira neza dusaba imbabazi kandi byaba bizwi wabasabira imbabazi ukanebabwira uko bisa kose hari biba biri secret bikaba biri hagati y'abantu n'abandi bakabikemura bikarushaho kugenda neza. Ndumva ibintu byose atari ngombwa ko umuntu abishyira public. Icyo nshaka kuvuga mu bijyanye n'umurimo w'Imana rero imigabo n'imigambi mufitemo no kuzakorera yampamagaye kandi icyo twese twimirije imbere dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Turagambira kuba tuzakora indirimbo biruseho tugakomeza n'ubundi umurimo w'ivugabutumwa ariko ikiri imbere tugamije ni ugusenga kugira ngo duhashye umwanzi Satani. Ikindi tugamije ni ukuzajya tugendana n'Imana kuko nitugendana n'Imana tuzagendera muri wa murongo w'itorero kandi ntabwo nasoza ngewe ku magambo mwangeneye kuvuga ndashimiye ubuyobozi bw'itorero rya Hermes. Twagize ibihe twanyuze mu bihe bidukomeretsa ariko batubaye hafi nk'ababyeyi turabashimira Imana ibahe umugisha. Dutekereza ko umwanzi we ntagasinziriye ariko n'Imana ntisinziriye kuri twe twizera ko n'ibikomeye byose Uwiteka azabyoroshya. Imigabo n'imigambi dufite nka korali muri rusange no gukomeza gusenga kuko tugira igihe duhura cya buri munsi tugasenga ku masaha buri wese aho yaba ari ino korali tukayiragiza Imana. Ikindi dusaba Imana itwagurira impano kandi tuyikorera kandi ikiruta byose buri wese mu baririmbyi turirimbana iduhe gucishwa bugufi ngo icyubahiro kibe cy'Imana. Murakoze cyane. Akandi kantu nakongeraho Imana ibaha umugisha no mu mikorere ibahe no ku butunzi amafaranga kuko uyu murimo dukora iyo nta kantu ufite birakugora no kwideparasa ngo ugere muri bagenzi bawe ugasanga biguteye igikundiro gikeya. Rero hari uburyo wenda Ameri igeze kuvuga ngo hari igihe habayeho kudahura hari n'igihe abantu badahura ariko bitewe n'ukuntu wenda mutari guhuza mu mufuka. Umuntu se niba ahantu muhuriye wenda we yikoramo 30 ugasanga buriye no kubona 5 birakugora. Reka dushimire Imana yuko uko muri guhuza simvuze ngo wenda n'ubushobozi buke buhari ariko hari n'igihe ubushobozi buba buri hejuru ariko uwo ukagira guca bugufi muri bagenzi bawe bitewe nuko Imana yabahamagaye ngo mukore umurimo umwe. Si byose Imana rero ijya ibaha n'umugisha wo kugira ngo n'ibyo mukoze mukizeho mu turimo tw'amaboko Imana ibihereza umugisha kugira ngo n'ubwo buryo bwiza bubashe kuboneka. Ngira ngo rero mu bantu badukurikiye mwivuza ariko abantu ntibazi ngo ese aba n'abasore turi kumwe n'abagabo iki mu ncamake mwibwira abantu. Ndakeka ari igihe muhereyeho murakoze kuba munsubiza ijambo ariko mbere y'uko njya muri ibyo ndagira ngo mvuge nanjye ku kigendanye n'imigabo n'imigambi ndakeka n'ijya utari wakivuzeho. Bagenzi banjye bakomeje bavuga ku bijyanye n'ubumwe dufitanye ku bijyanye n'imikorere dushaka kongera dukurikije n'ahahise ariko wenda hari uburyo batabirambuye ku buryo wenda nshobora kubunganiraho gukora byo pe twiyemeje gukora ku buryo mu byumweru bitarenze 2 cyangwa 3 hagati aho indirimbo izajya iba yageze hanze. Indirimbo y'amashusho rwose izajya iba yageze hanze n'amajwi bishatse kuvuga ngo
twebwe nta mwanya wo gutuza dufite, yego nubwo biba bigoranye ariko tugomba gukora cyane pe, tukarihira na cya gihe korari isa naho itari ihari, yego kugira ngo ba bakunzi bacu nubwo turi kugenda dusaba imbabazi hamwe aho korari yagiye igenda nabi, ariko no mu bigaragara tugaragaze ko dufite imbaraga kandi twisubiyeho. Ni nayo mpamvu rero twiyemeje ko mu gihe nko muri icyo gihe navuze hasi wenda mu byumweru 2-3 hagati aho tuzajya tubaha indirimbo y'amajwi n'amashusho kuri YouTube channel yacu ya Yesu Araje, rwose izajya inyuraho. amen Ahubwo bitazanatungura n'abakunzi bacu babonye hari n'iz'igiswahili zije, iz'icyongereza zije, kubera ko ibyo nabyo izo proje zirahari, izo ndirimbo zirahari. Ni ukuvuga ngo dufite urutonde rw'indirimbo ko zigenda ziza zose, inyinshi ziri muri studio turi kuzitegura. Hanyuma mugenzi wanjye uwo perezida yakikomojeho ku kijyanye no kuvuga ngo na Miyeri yakivuzeho, ndakeka nawe wakivuzeho. Impano ya mbere amasengesho, mudufashe gusenga pe, natwe buri mugoroba turasenga, buriya no ku matelefone turavugana tugafata umwanya tugasenga. Ariko bakunzi bacu mudufashe mudusengere, Satani nk'uko twatangiye tubivuga kare ntago yishimiye uyu murimo pe. Icyiza wenda nuko dufite Imana ituri hafi, iri hafi nka korari Yesu Araje, ariko mudufashe ku nkunga ikomeye y'amasengesho. Hanyuma nk'uko muzi neza ko abenshi duhurira kuri YouTube channel, iyo tutagiye kuririmba wenda badutumiye aho, muze mutujoyininge kuri YouTube channel yacu, kora subscribe kugira ngo buri gihangano cyose kije mukiboneho. Hanyuma ibitekerezo ku makomenti, hanyuma n'ufite nubwo yitwa ngo ikiri nawe iri mu maboko, yego bisobanura abantu YouTube channel yitwa Yesu Araje Choir. yego Hanyuma n'abafite ubushobozi mu bigendanye n'amafaranga, ibi bintu bisaba amafaranga ibintu bisaba amafaranga. Ubwo rero abafite umutima wo gufasha mu bigendanye n'amafaranga, gusenga, ibyo byose rwose, niba ukunda Yesu Araje uyifashe mu kintu ushoboye cyose, ab'amasengesho, abe mu bufasha bushoboka cyane rwose. Ubwo ibyo tuzabaha byo birahari byinshi cyane, ahubwo turabasabye mwebwe mudutega amatwi cyane. Hanyuma mwadusabye kwisobanura ngo dusobanurire wenda status yacu. Njyewe ndi umugabo, ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore umwe n'umwana umwe, yego. Sinzi nimba hari ikindi. Ubwo murakoze. Abandi bo wenda buri wese aragenda yivugira cyane rwose. murakoze cyane. baravuga ngo ndi ingaramakirambi, niko bavuga. Ndacyari umusore, ndumva byumvikanye. Hari ikindi se? Murakoze cyane. murakoze. Nanjye ndicyari ingaramakirambi, ndicyari umusore mu magambo yumvikana, ushima Imana kandi wishimira yuko ari mu murimo w'Imana. Ikindi kintu mbere yuko Amiyeri ahita arangirizaho, hari abantu babiri b'ingenzi baba hafi cyane ya korari Yesu Araje. Dufitemo chairman witwa Gasana, dufitemo umunyamabanga wa RMS witwa Joel. Abo ni abantu babaye hafi mu gihe bariya bagendaga, batubaye hafi, nibo bongeye kuduhuza, nibo mu nama izo arizo zose batubaye hafi. Uwiteka uri mu ijuru utabura uko abigenza, azabibibukire mu bwami bwo mu ijuru. Nicyo mbifurije, ni nacyo mbasabiye. Murakoze.
abo bonyine hari n'abandi benshi. wenda hari n'abandi ubwo ari umuyobozi ndavuga Erida Kabaya n'abayobozi b'itorero bose ndavuga elements nyine leadership turabashima Imana ibaha umugisha. Ndatekereza ko iyo bataza kudukomeza muri biriya bihe nyine akamuntu ntako kabura, ariko badufashe ukuboko Imana izaba ibibukire kandi izabaha ikamba ry'ubugingo. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Hari ijambo mwakoresheje ngo ingarama kirambi ya buriya mwamugaramye mu kirambi yewe ntabwo byoroshye, ariko Odeta nawe abaza ibintu bikomeye. Ushyize umuntu mu ihurizo gusa ntabwo nubatse, ariko nta n'uwo nasenyeye. uri gusiza nibo ndasiza. Ego. reka rero dukomeje dushimire Yesu araje cyane mu kiganiro cyiza twagiranye. Ngira ngo dukomeze dushimire cyane Yesu korali Yesu araje mu kiganiro cyiza twagiranye. Banavuze ngo wagira uburyo bwo gutera inkunga, ariko ntibadusobanurira ngo ese wenda umuntu wakumva Yesu araje avuga ati wow Yesu araje bagarutse mu murongo, turabibona rwose, tumaze iminsi tubona n'ibihangano baduha kandi n'imigabo n'imigambi bafite gukomeza kuduha indirimbo. Ubwo se umuntu afite inkunga yayinyuza hehe? Ubwo perezida agiye kudusobanurira wenda aho iyo nkunga yagica Yesu araje, kugira ngo abantu na nomero n'ubundi umuntu yababonaho, kugira ngo umuntu avuge ati nshaka kuvugisha Yesu araje, nshaka kubasura, nshaka kubafasha gusenga, uwabakenera mu buryo ubwo aribwo bwose, nshaka kubatumira, yababona ku yihe nomero? Ubwo ni perezida aratubwira. Murakoze. Uwashaka ahera kuwashaka gutanga nk'ubufasha runaka, inkunga ya korali kugira ngo ikore umurimo, ndizera ndashidikanya umuntu nka nimero twatanga kugira ngo inkunga itugereho kandi ibe yakora ikwiriye gukora mu buryo yateganyijwemo cyangwa mu byo turi kubona bikwiriye gukorwa. Ni kuri nimero ya Nsengimana Amiyeri. Yego. Niwe muntu wenyine hagomba gucaho inkunga. Ubwo mwatubwira iyo nomero nayitwibwira. 0788 22 25 26 Nsengimana Amiyeri. Yego. Ingeri isubiremo. 0788 22 25 26. Yego. Ese ubushinzwe iki muri korali? Ni byinshi. Hafi ya byose. Ariko ibijyanye no gukora amavideo, ibijyanye no gukora amaudio, nibyo kenshi na kenshi mba ndi nshinzwe muri korali. Yego. Yego. None se ko mbona mukora amavideo meza, niwe uyakora se? Yego. N'amaudio. Nubundi ugakora akaba ariwe bakorera ari amashusho? Yego. Okay. Ubwo abantu banamureba. Ntibayumvise se? None ukorera Yesu araje gusa se cyangwa n'abandi bantu? Amakorali yose menshi. Nibyo. Abatugana bose n'abahanzi ku giti cyabo. Yego. Turabakorera rwose. Yaba ari gucuranga umuziki, yaba ari gukora audio, yaba ari gukora video byose. Ubwo CD yanyu yabiherereye he? Iherereye ku Gisozi, yitwa Tech Start Studio. Wiki? Tech Start Studio. Ngo? Tech Start. Ubwo babyumvise. Tech Start Studio. Bigoye kubi. Yego. Start. Fata intangiriro ibarirwa ni hano ku Gisozi rwose, hano hafi ya ruguru rwibutso, aho hafi rwose. Yego. Ngira ngo abantu babonye nomero ya telefone ari inkunga cyangwa se waba ukeneye korali aho mwabariza. Reka dushimire cyane korali Yesu araje. Korali Yesu araje by'umwihariko hano ku Nyenyeri TV turabashimiye cyane. Tumaze igihe kirekire tubakeneye, tubashaka, ariko kugira ngo ubone korali ndetse ubabonere rimwe gutya nabyo ni umugisha. Imana ibaha umugisha. Baba bafite gahunda nyinshi bagiyemo, imirimo itandukanye, ariko bibwo baravuga bati reka tujye kuganiriza abakunzi bacu, abakunzi bo ku Nyenyeri TV show, abakunzi bakunda Yesu
araje tuyibwira imigabo n'imigambi dufite ndetse baratuganiriye Imana ibaha umugisha. Reka rero mbere y'uko mugenda twongere tubararike nimubona umwanya muzongere mugaruke ku Nyenyeri TV show. Ntago mwatubwiye wenda ngo